iterambere ryo mu isi ryubakira ku mibare. Imibare niyigize isi. Amafaranga abarirwa mu mibare, bivuze ngo amamiliyoni n'amamiliyaridi byose bibarirwa mu mibare gusa. Umubare ukomeye ku isi wa mbere kurusha iyindi ni rimwe. Uwa mbere mu Rwanda, ikigo cya mbere cyasobanukiwe uburyo bwo kwigisha amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga ni Ruhango TVET School. Abangaba bigisha amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga mu gihe gitoya kandi ku buryo bwiza bw'ubunyamwuga. Ntabwo ari ubunyamwuga gusa, ahubwo bazi neza ko umuntu utwara ibinyabiziga ajya ahura n'ikibazo cyo kuba yahura n'uko yakora impanuka cyangwa ikinyabiziga kikagira ikibazo, bakabikemura mu gihe gitoya. Ibi ngibi niyo mpamvu bazanye ishami ryo kwigisha gukanika ibinyabiziga n'ibindi bintu byose bya electronique kugira ngo habeho ubudasa n'ubudahangarwa, kugira ngo umushoferi cyangwa umugenzi uri mu rugendo aze gusobanukirwa neza uburyo yakikanikira imodoka ye. Ibi byose nta handi wabisanga hatari muri Ruhango TVET School. Ushingiye kuri bimvuze byo gukanika ibinyabiziga no kubitwara by'umwuga, wese utangira kwibaza uko wababona. Wabariza kuri nimero zikurikira: 0788 79 29 39. Harya wambwiye ukunda ndi Ivan cyane, nta n'uwamusimbura. Bino hano mwereka giteo. Nukuri rwose nditeguye, ntabwo gishoboka cyose. Bemandwa za mama, bemandwa za data, mwegera hino mumfashe. Areka wishyize imbere ngo uriza amakwe zanjye ngo uzarongora umukobwa wanjye. Ndakubwiza ukuri, ni ijuru ryamanuka rikagwa hasi. Hari kandagira hose ntushobora kurongora umukobwa wanjye. Ariko sisha, kombona uzazira n'ubusa waritse umukobwa wawe. Aha, yatera bwo ndarimenyerera ryuriya musaza. Uriya niko ateye rwose, ntago yarangana. Akanywa akabombo zigurira akabombo. Akabombo nka papa n'ubwaya akabombo. Simbas. Nashimira na papa, ubuze papa akoze. Cyacaka nawe. Yuza kumbyara umwana mu bibazo ndazari yasoresera. Kosuba. Ose muri inzu muri rugo rwacu. Natira cyane umunsi kurugo. Cyane umuzukuru. Cyane. Uzakeneye kwandisha ubona umukwe. Cyane umuzukuru cyane n'umukwe. Ubona arangije amashuri, ushaka akazi, abandi ntushakire umugabo ugutegereje ikigo. Ujyanye n'umugabo se ko washaka atari. Uramenye utabumbwira yambwa Ivan. Mubo nkukura ku mutima uriya muntu gerageza umwibagirwa. Ngewe sinshaka no kumva n'izina rye. Kuko sinshobora kwemera gushyingira imbuga iriya n'imbwa. Nta kamaro ki. Kandi ibyo bintu nakubwiye igihe kirekire. Aceceka nawe. Niba ushaka nawe umukurikire mujyane mujye kubana nawe. Kuko ngewe sinshaka gusuzugurwa n'iriya mbwa. Nibura mugende mubane nawe, menye ko nta mwana bigeze byaragiye. Urabyumva? Niko bimeze. Uzaburora nyuma. Niko bimeze. Uzaburora nyuma. Kuko ntabwo nakwemera gusuzugurwa n'umuntu. Aho byagira hose ntabwo nakwemera ko harya mu murashaka kumfa. Mwari yeshye ntabwo nzapfa vuba. Ndacyariho. Turi kumwe ariko. Ntabwo nakwemera ko munsuzuguza imbwa nkiriye. Reka narigendere. Nzashira igurugunzu nkiri ingagi.
mujye mubimenya mwicare mubimenye ntabwo ushobora kubyemera. Byagenze bite? Ngo tuzasubira kwa mbere gufata ibisubizo. Ibisubizo? Bamucishije mu cyuma nyine ngo barebe uko ameze. Icyuma? Nase umusizeho mama. Yego, umusize hari haruguru kuri bar. Ngo iki? Muri bare? Ahakubera papa akunda ubuzima bwe koko? Ngo hari umuntu agiye kurebayo. Nyamaza papa zira ndwara afite ziterwa n'inzoga ahoramo buri munsi. Umva mbere ho. Biraswa bije. Hari igihe azabatosha kunywa ziriya nzoga mureke unamukubona Arakabije rwose. Arakabije pe. Nikosha. Ajya mufite yangana. Kanze ndebe mwikaye. Baho reba vuba mwishyure ntarafa. Kongo iki? Shawa wa mugabo we kubona huye n'ibibazo. Izo kisekana. Bumvuye kwa muganga bambuye ko ibihaha byanjye byamaze kwangirika. Nubwo ubona ndiho ngasoma, muganga yambujije kunywa inzoga n'itabi. Ambwira ko ninkomeza kunywa nzapfa igihe cyanjye kitaragera. Nibyo? Kubeshyira se. Ariko rero kambiri. Reka nkubwire. Shaka kayoga nkareke koko. Buriya ugomba kuyireka kuko iyo abaganga bakubwiye ngo ureke ikintu nuko wabona hari ikibazo. Ugomba guhagarika inzoga n'itabi. Nire wa musaza wa hariya duturanye harya haruguru ntiyapfuye. Abantu barimo barapfa. Hagarika rwose ugabanye inzoga n'itabi. Ejo utaduca mu myanya y'intoki. Muze gerageza rwose ugabanye inzoga n'itabi. Ejo tutakubura ariwe twari dusigaranye. Sinzi ko nzabishobora wa mugabo we. Kandi uzabishobora. Ariko se nkora iki koko? Yewe byandeze ubu nabuze icyo nakora.
ahubwo inzoga ntongere kuyinywa dutahe. aka gacupa shaho ko ari kazima. Kutambwiye se niba arangaye? nsanze ari 12,300. Numva ari menshi ra? Ntabwo ari menshi. Ntabwo ari menshi. Ntacyo. Kandi ntongere kunywa inzoga. Biteze. Sawa. Nabona akamitsingi gakonje se. Hari umuntu ashakaga ni umusore ukora ibintu bijyanye no gushushanya muri zino karitsiye. Nari mfite nimero ye ariko nza kuyibura. Umusore Yitwa Ivan. Rero biba byiza nkabona umuntu atuma nkayibona byaba ari sawa. Papa Ivo. Oui. Hari nimero za Ivan ufite? Ivan. Reka cyo ntazi cyama buri mwana w'umukobwa ubwo namubonye namukuramo umwuka. Siki. Niyo mbwa nteshereje umukobwa umutwe. Ugusura ndeba iki? Arega wishyize imbere ngo uzamakwe zanjye ngo uzarongora umukobwa wawe. Ndakubwiza ukuri. Niyo ijuru ryamanuka rikagwa hasi. Hari kandagira hose ntushobora kurongora umukobwa wawe. Ariko rero kandi nawe ntukavuge gutyo. Ivan n'umusore twese twubaha azi gushakisha. Ivan uramuhora iki? Wamuhaye umukobwa wawe bigutwaye iki? Urana nubwo ubona ko bafite imyaka ingana. Ceceka nawe umubwire. Maze kugusengera none utangiye guta ibitaba. Ese ngira ngo uracecekesha uriya mwana Ivan uramuhora iki? Ko ari umusore twese twubaha kwaje gushakisha wamukingira umwana wawe bigutwaye iki? Mfasha umubwire niyo nahanye gihango naso. Sinshobora umukobwa wanjye wicara ubizi. Ikindi kandi mubwire ubimenye. Ndakwanga ntivamo nagukunze. Ntukavuge gutyo. Shingira abana barangana. Kami ntukagira amahane. Mubwize ijambo ryanyu. Nutava ku mukobwa wanjye. Nzakwereka aho mbera kaga kandi nzakuvuna ugende mu kagari ubuzima bwawe bwose. Wa mugabo. Ariko sisha kombona uzazira n'ubusa waritse umukobwa w'abandi. Aha. Uriya musaza ndamumenyereye niko yabaye. Ahubwo se baguhereza gake. Ngiye nywa soda. Ngo soda? Shaka abona udahuza Nasebukwe koko. Umuntu w'umugabo ngo soda? Ese ni igitangaza. Soda? Ntabwo ibyo bintu byumvikana sinkubeshya. Buriya rero abagabo ukubona abagabo banywa agacupa. Buriya bakunda abakwe babo babagurira akantu ko kunywa. Nafata amazi akonje. Urumva? Rero niyo mpamvu usanga atapfa guhuza n'umuntu uri aho ngaho gusa utagira akantu. Gusa urumva mwahuza gute? Ese ubwo byo by'agacupa byaza mu rukundo cyambere no kutuba dukundana se ikindi. Ntago show. Rero hari ikintu nawe naguhamagariye. Nagira ngo muhereze ikiraka. Nagira ngo nkore iyo tableau kandi uzayikore neza. Umva. Kwibyo ni ibintu byanjye. Rwose mukora amataburo nje inaha hose baranzi rwose ndi icyamamare pe. Ikimenyimenyi uzabaze hari umugabo utuye hano hirya bita Marisore. Ndayambaje. Namukoreye umuryango wose gutya ndabashushanya rwose kandi yamaye amafaranga menshi aranishima cyane. Genzi gukora rwose pe. Homayo nanjye nta kibazo tuzagirana nzakwishyura neza
ntugire ikibazo pe kandi nuramuka ubikoze mu gihe gitoya nzaguheza n'akandi kazi. Ni ukuri kw'Imana boss murakoze cyane nanjye ngiye kukigaragariza kandi rwose uzayikunda pe ndabikwijeje rwose. Nanjye rwose nzakwishyura neza ntugire ikibazo ahubwo reka mbe ngwaye avance ahubwo wakuzanira ka gafanta kawe. Ngwino ume soda yaragiye. Ntacyo reka mbe ngwaye avance ubwo ngubwo turi buze kuvugana. Okay murakoze. muranondwa ibyo mwaguze wagira ngo bicare imyobo, wagira ngo hari ibyo baguze cyangwa bahinze. Caca kaho nabo iyo uza kumbyara umwana w'umuhungu mba nakabaye ndi mu bibazo bya ziriya nsoresore. Wayivone haguruka ujye kunzanira inzoga hari nsize hariya kwa Bobo kandi ugire vuba ntutinde. Ivone siwe mbwira haguruka ugende unzanira inzoga nutinda kandi ndaza we niriya mbwebwe ya Wayivone ndabereka aho mbera kaga ndabo bagira ibisiga shaka nta nicyo mwari mumariye. Siki